Nshuti bavandimwe mwese mugiye kurikirana kino kiganiro tugiye gushiraho ubu ngubu, ndashaka ko mugikurikirana neza kuko turavuga ku kintu bita Mandemas lawsuit. Ushobora kubona yanditswe gutyo, wenda birashoboka no ubwa mbere wumva iryo jambo Mandemas lawsuit. Mandemas lawsuit ni iki? Niyo nshaka kubabwira uno munsi kugira ngo musobanukirwe n'icyo bita Mandemas lawsuit. Murakoze cyane. Iri jambo nkuko nabivuze ni jambo risa nk'ari jambo rishasha, abantu benshi ntago barizi, nawo bwa mbere bumva ijambo bita Mandemas lawsuit. Ako ni jambo ririho ryahozeho na kera kose, ni jambo ry'icyongereza cyangwa Mandemas lawsuit ni mu cyongereza ibyo ngibyo. Ariko impamvu ushaka ko tuvuga kuri Mandemas lawsuit nuko ndabizi neza uko ino Mandemas lawsuit irafasha abantu benshi cyane ubwo turi muri kino gihe babona igihe cya deportation, aho Trump ashaka gusubiza abantu benshi cyane mu bihugu byabo. Urumva Mandemas lawsuit irafasha abantu benshi cyane. Nushobora gukurikira no video neza ukumva icyo Mandemas lawsuit isobanura, uraza gusanga hari ikibazo wigeze kugira cyangwa wigeze kurengana ku buryo ino lawsuit ishobora gufasha. Reka turebe. Niba nagerageje kwandika Mandemas gutya mu magambo manini, nandika mu magambo mato kugira ngo mwumve uko bimeze. Hano ni icyo bisobanura, hangangira ngo muri kubona uko nanditse ngo ni suing the government. Mandemas lawsuit ni uburyo niba bavuze ngo Mandemas lawsuit ni uburyo bwo gusuinga government, ni uburyo bwo kurega leta, ni uburyo buhari, ni uburyo bwemewe na leta. Turashaka kuvuga cyane ko tugiye kubihuza n'ibino bintu byo gucyura abantu ku ngufu. Turavuga cyane ku bantu baba asylum cyangwa asylum abaje gushaka ubuhungiro, uburyo bakoresha no Mandemas lawsuit. Ariko niba twavuze hano ngo ni government, suing the government, kurega leta, gushinja leta cyangwa kurega leta, urumva ntabwo ari asylum yonyine. Ishobora kuba green card, ishobora kuba ubwene gihugu, bishobora kuba wenda na DMV, bishobora kuba ibintu byose birebana na gahunda ya guverinoma, leta, ibintu bya leta byose. So kuvuga ni ibintu bya immigration byonyine, ikintu cyose kitwa ari ikintu cya leta ushobora kujya muri Mandemas lawsuit ukabarega, cyane iyo umuntu yumva yarenganye cyangwa afite ikibazo. Mandemas lawsuit ishobora kugufasha. Reka nko twanatangiye mbivuga, reka tuvuye ku bantu ba asylum, abantu baje muri Amerika baje gushaka ubuhungiro. Impamvu nashatse ko tuganira cyane, impamvu nyamukuru nashatse ko tuganira cyane kuri Mandemas lawsuit ni ikintu gisa nkaho cyambabajeho gatoya. Hari umwe mu ba subscriber bange yanditse avuga ko amaze imyaka irenga 10. Nukuvuga ntago baramusubiza habe na gato, ntacyo baramubwira niba nabyumvise neza. Nukuvuga ubwo burangare bwose icyo gihe cyose byafashe icyemezo abantu benshi bafata aho ngaho. Nukuvuga ngo ngiye icyemezo mfashe, ndabona ndambiwe, mfite umuryango hariye, mfite abana hariye, mfite ibyo nakagombye gukora hariye, kugira ngo nkomeze nguma ahangaha gutya imyaka 10 yose, umuti numwe, solution nimwe gusa abantu benshi bajya babona umuti w'icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo reka mfunge ibintu byanjye nitahire, uko bigenda nuko nguko. Kubera iki abantu benshi bafata gahunda nk'iyo ngyo, nuko batazi uburyo Mandemas ikora, Mandemas lawsuit ikora, cyangwa kurega leta uko bikorwa. Urumva navuze case y'umuntu umwe wenyine, mu by'ukuri hari n'abantu benshi cyane. Ugatanga dossier muri immigration, ugategeza umwaka wose ntibagusubize, undi mwaka ukaza ntibagusubize. Ushobora gukora petition y'umugabo wawe, y'umugore wawe, bigafata umwaka wose ntibagusubize, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5 utegereje ngo bagusubize, ariko ntibagusubize. Icyo gihe bigenza gute? Abantu benshi bakunze kujya mu buryo butandukanye. Turajya kureba congressmen, turakora icyo bita electronic request, wenda turaza kubivugaho gatoya, cyangwa kwandika amabarwa, guhamagara, ibintu nk'ibi byose. Ni byiza cyane kuko ibyo ni ibimenyetso bifatika kugira ngo nukora Mandemas lawsuit ushobore kubikora neza. Rero niba ufite icyo kibazo ugasanga ari ikibazo kikugoye cyane, icyo ukora ni iki? Ushobora gukora lawsuit ukoresheje umuloya. Ugomba gushaka immigration lawyer kugira ngo ukorane nawe iyo lawsuit, cyangwa
urege leta kuba baratinze cyane na dosiye yawe ukoresha icyo bita ngo ni mandamus lawsuits. Ngira ngo turabyumva neza. Icyo nshaka kubabwira nuko mandamus lawsuit ni ibintu biri legal, ni ibintu byemewe kandi bikorerwa hehe? Bikorwa muri court. Ni kuvuga utanga ikirego hehe? Muri Federal District Court cyangwa muri Federal Court niho utanga icyo kirego. Ntabwo wavuga ngo uragenda utanga ikirego hari hose, igomba kuba ari Federal Court niyo utangamo icyo kirego cya mandamus lawsuits. Ni ukuvuga icyo ukora ni iki? Mu by'ukuri niba utanze mandamus lawsuit ureze leta, ikintu kimwe uba ushaka ni iki? Ni ukugira ngo leta bakore akazi kabo bakagombye gukora. Ni ukuvuga baravuga ngo duly legally obligated by the government cyangwa to be complete by the nagiye mu byongereza. Ariko icyo nshaka kuvuga hanga cyane cyane nuko ugomba gukora lawsuit kugira ngo urege leta. Ntabwo ugiye kurega leta kugira ngo mbone za miliyoni z'amadolari, mbone ibihumbi by'amadolari ko dosiye yanjye bayitindije. Ntabwo ari cyo uba ushaka icyo ngicyo. Icyo ushaka ni iki? Ni ukugira ngo ubabwire bakore inshingano zabo bakagombye gukora, kuko bagomba kugusubiza mu gihe cyateganyijwe n'amategeko. Bagomba kuguha ibyo wasabye cyangwa bakabikwima, hakaba igisubizo kugira ngo utagumura aha utazi igisubizo ku kibazo cyawe. Ukoresha icyo bita mandamus lawsuits. Kugira ngo turabyumva neza. Ni ukuvuga mu yandi magambo, nta bihumbi ushaka by'amadolari, nta za miliyoni ushaka. Urashaka ko leta ikora inshingano zabo, kuko ni inshingano baba bafite bakagombye gukora ariko ntibabikore. Kubera iki batabikora se? Nuko icyambere mbere ko tuvuga impamvu batabikora, nuko ino mandamus lawsuits iyo uyikoze gutyo, mu by'ukuri leta nkuko nigeze kubivuga muri video yindi, leta nyinshi ntago bajya kunda kujya kuburana. Ntago birabagora cyane kugira ngo bajye kuburana. Ni ukuvuga icyo akora ni iki? Areba yuko iyo dosiye yawe yayifata kugira ngo ayishire imbere, ashoboye kwisubiza vuba kuko yarengeje igihe, kugira ngo nagera imbere ya judge abwire judge ngo mu by'ukuri icyo kibazo twarakibonye, turashaka ko mwihangana gatoya tugiye kwikuraho. Ariko uko byagenda kose, iyo mandamus lawsuit yabaye, iyo wareze leta, uko babigenza ni gute? Bagomba kureba kuko bagomba gutangibarwa. Ntabwo wapfa kubwira immigration judge cyangwa mu judge umubwira ngo twebwe twabonye uko byaratinze kubera impamvu mu amagambo gusa. Ntabwo baba bashaka amagambo. Ugomba kubishyira mu bikorwa. Icyo ugomba gukora ni iki? Nako abo bagomba kubishyira mu bikorwa. Bagomba kwandika ibarwa bemeza ngo uyu munsi uyu n'uyu ibi bizaba byarangiye, bizaba byatunganye. Ngira ngo aho ngaho murabyumva neza. Ubushize twavuze uko ushobora no kubatera ubwoba mbere y'uko barega, ariko ntabwo twavuze ijambo bita mandamus lawsuit. Niyo mpamvu nashatse kubibasobanura ubu ngubu. Ngira ngo aho ngaho musa nkaho mwabyumvise mandamus lawsuit. Ntabwo dukomeza kwisubiramo cyane, ni ijambo risa nka risekeje, ariko icyo dushaka kureba cyane cyane ni ukureba ese nukora mandamus lawsuit, ese biratuma dosiye yawe bayifata nabi? Biratuma leta irakara ivuge ngo uya muntu uko yatureze, ko yadushize mu butegetsi, reka twangize dosiye cyangwa dukora ibi n'ibi? Ntabwo bajya bikora gutyo. Urumva mu bihugu byinshi cyane, iyo wareze leta baragushakisha, bakagufunga, bakakumerera nabi, ugakubitwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iki gihugu cya Amerika ni igihugu abantu benshi basobanukiwe n'amategeko, basobanukiwe yuko koko nta muntu utakora ikosa. No muri leta bashobora gukora ikosa, kuko niba tuvuga leta ntabwo tuvuga ngo ni leta gutya, n'abantu bakora n'ubuyobozi mbese buba bwakoze ikosa, nibo uba wagiye kurega. Ikibazo aho kiri nuko abantu benshi cyane iyo ukoze dosiye yawe, wenda ukoze petition, ndashaka gutumiza umugore wanjye, ukora dosiye yawe ukayoza muri immigration, ukavuga ngo ndategereje. Urategereje gutyo, ariko icyo nakubwira nuko abantu benshi aho ngaho bakora muri immigration bafite ikibazo cy'abakozi. Ntabwo bafite abakozi benshi cyane, nabake bafite usanga bari busy batera amakashe gusa, stamp kuri stamp. Ni ukuvuga ibintu bagenda bakora ibintu bihuta cyane.
n'ibintu byinshi cyane kubera ko amadosiye ari menshi cyane ntibashobora no kuyabona. Ashobora gufata dosiye akayishyira ku meza ikarangiza umwaka cyangwa igihe kingana gute ataranayirebaho ngo akubwire aguhe igisubizo. Ibyo birashoboka ibyo ngibyo. Iyo biba gutyo rero ukora biba bimeze nk'uko wakora expedite, kwihutisha dosiye yawe. Ufata dosiye yawe rero, afata dosiye yawe akayishyira imbere kugira ngo ayikoreho. Ni ukuvuga mu by'ukuri ntabwo nawe uba usabye leta ikintu gihenze cyane. Yuko mandamus lawsuit ntabwo uba usabye leta ikintu gihambaye cyane, ikintu kigoranye cyane. Uba usabye uburenganzira bwawe, kandi uburenganzira bwawe barabufite ko hari umuntu ubishinzwe, hari abantu babishinzwe bashobora kubiguha. Ntabwo babiguhaye gusa kuko bari busy, ariko ntabwo usabye ikintu kirengeje ubushobozi bwabo. Ngira ngo turabyumva neza kuvuga ngo dosiye yanjye imaze igihe kirekire ntabwo murasubiza, afite asylum case imaze imyaka iyi n'iyi ntabwo murasubiza. Ntabwo usabye ikintu gihenze cyane, ntabwo usabye ikintu kiremereye cyane, usabye ibintu biri mu burenganzira bwawe kandi leta ishoboye kubigusubizaho, bafite ubushobozi bwo kubigusubizaho. Nuko gusa bashaka ko bararangaye bashyize ibintu aho ngaho. Utabikoze gutyo rero urumva ni ikibazo. Niyo mpamvu abantu benshi bakunze gutekereza kuri mandamus lawsuits ukoresheje umuloya kugira ngo lawyer agufashe kuri ibyo ngibyo. None ushobora kwibaza, iyo wareze leta ikora iki? Icyo ukora ni iki, cyangwa icyo leta ikora ni iki, cyangwa uba uregande? Mu by'ukuri wakoze mandamus lawsuit ntabwo wategeza ngo perezida azaza cyangwa nani nkuko twabivuze mbere. Ni ukuvuga wenda tuvuge kuri immigration. Niba ureze immigration, hazaba ari uwitwa director wa immigration. Hari director wa immigration, n'umuyobozi mukuru. Ashobora kuba supervisor cyangwa director uko yaba ameze kose, ariko umuyobozi mukuru ko ni ikirego gikomeye cyane uba washizemo aho ngaho. Director wa immigration ashobora kuza. Icyo bakora n'icyo yaje, ashobora kuza muri court akavuga ngo mu by'ukuri turi kudilenga n'ino case y'uno muntu, turashaka ko muduha umwanya mutoya nkuko nabivuze mbere kugira ngo tube turangije dosiye yiwe. Ni ukuvuga mu by'ukuri iyo ukoze mandamus lawsuit birashoboka ko dosiye abayihutisha vuba vuba ikaba na approved. Si ukuvuga ngo baravuga ngo no kuko wareze bashobora gufata dosiye bakayihutisha vuba vuba bakanaguha n'igisubizo vuba vuba. Uko niko bikunze kuba bimeze. Ahanini za case nyinshi cyane byagenze gutyo, abantu bajya babona asylum, bajya babona ibisubizo bimeze neza kuri za case zabo, kuko abo bayobozi bakuru ba immigration bajya batekereza ngo ibi bintu uko twabitinije natwe tubifitemo uruhare, tubifitemo ikosa ibi ngibi. Ukumva rero nabo bagasa nk'abishinjeho gato y'amakosa yabo, ariko bakareba uko bakwihutisha dosiye kandi bakayikora neza. Ahanini wera twavuga hafi 90% y'abantu bakoze 90% y'abantu bakoze mandamus lawsuits babona case zabo zitakoze zisubizwa ntago zitinda. Niyo mpamvu rero nawe ushobora kubitekereza ko ese case yanjye igeze hehe. Ushobora kureba none niki gisabwa kugira ngo ushobore gukora mandamus lawsuits. Igikenewe ni iki kugira ngo umuntu ashobore gukora mandamus lawsuit? Turashaka kuvuga ku bintu bitatu byonyine, no kuvuga ibintu bitatu byonyine kugira ngo ushobore gukora mandamus lawsuit. Ikintu cya mbere bavuga ngo clear right to the relief request. Clear right to the relief request. Reka tubyandike aha ngaha, turandika clear right. Nicyo kintu cya mbere, clear right, uburenganzira. Icyo bita clear right to the relief of request. To the relief, ngira ngo kwandika biri gufata umwanya, ngira ngo niba mwumva of your requests. Nicyo kintu cya mbere cyo ngicyo. Ni kuvuga ikintu cya mbere bakora iyo wakoze mandamus lawsuit, ikintu cya mbere kiba ni clear right to the relief of your request. Ni kuvuga hanga clear right, ni kuvuga uburenganzira bwumvikana kandi busobanutse kugira ngo ikibazo cyawe bashobore kugikemura vuba vuba. Ikindi cya kabiri twavuga ko bakora ni clear duty to perform, clear duty
ni clear duty to perform performance. Kino kintu ntabwo iri gukora neza ariko nta kibazo muri ihangana. To perform the act. Muri kumva neza haba kuba cyo bita clear right, hakaba clear duty to perform the act in question. In question iki no kuvuga hano bakuvuga nde bari kuvuga kuri ndahanga, but bavuga clear duty to perform the act in request, no kuvuga bari kuvuga leta. Nuko leta ifite USCIS cyangwa immigration cyangwa ikigo wareze gifite uburenganzira, gifite duty, gifite inshingano zo kugira ngo bashobore gukemura ikibazo wabasabye kuko biba biri mu nshingano zabo. Ikintu cya gatatu nuko dushobora kuvuga mu yandi magambo, ikintu cya gatatu tukavuga ngo no other. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu ushobora kuvuga ngo no other remedies. Niba tuvuze no other remedies bisobanura iki? Nubwo nta muti wundi uhari, nta wundi muti uhari. Urumva ni ukuvuga niba usabye asylum, niba usabye ubuhungiro, nta handi wasaba ubuhungiro hatari aho ngaho honyine leta yateganyije. Ni ukuvuga umuti wawe ubonera hehe? Ni muri USCIS honyine. Iyo uza kuba ufite ahandi wasabira ubuhungiro, yes birumvikana bavuga ngo okay ahangaha ntabwo bishoboka reka ngerageza ahandi, ariko ufite ahantu hamwe honyine. Niyo mpamvu nashaka kubasobanura kubigena mandamus lawsuit. Ni ukuvuga ni ikintu cyangombwa cyane ugomba gukora mu gihe ubona dosiye bayirangaranye, dosiye yatinze cyane, ugomba kubikora gutyo. Ariko mu kubikora gutyo hari ikintu ugomba kugaragaza kwanza, ikintu ugomba kugaragaza kugira ngo ushobore gukora lawsuit. Nujya imbere ya immigration lawyer, icyo azakora ni icyo azabanza avuga ngo okay tugiye gukora mandamus lawsuit, ariko tubanze turebe nimba kuko bikwiriye ko dukora iyo mandamus lawsuit. Kuko nababwiye ubushize aba lawyer benshi bo muri Amerika kugira ngo afate case yawe abanza kureba niba case yari butsinde cyangwa iri butsindwe. Aramutse abonye ko case yawe imeze neza ku buryo iri butsinde arayikomezamo nta kibazo, ariko iyo abonye case yawe nta kiri bugereho arakubwira ngo no bireke. Ni ukuvuga niyo mpamvu rero agomba gufata ibimenyetso byose akabanza akabishira hamwe. Muri ibi bimenyetso nko twatangiye tubivuga, azabanza kubaze ese wigeze uhamagara za namba bavuga ngo ni 800, za namba zitangira no 800 za za immigration, ukavuga ngo yego nazihamagaye ryari. Ni ngombwa rero ko ibintu byose wakoze ugenda ubyandika, nabihamagaye no munsi n'uyu. Ese wavuze na Emma, hari icyo bita interactive what niba ari USCIS, nukuvuga ugiye kuri computer ukareba icyo bavuga ngo talk to Emma. Talk to Emma ni Emma ni nk'agakobwa bashize aho ngaho ukameze nka papa, ariko ni nko kuvugisha computer mbese. Ushobora kumubaza ibibazo byose, ese byagenda gute dosiye yanjye yatinze, ese ni gute namenye iki niki, ese muri immigration ni gute bakora iki niki, ubishiraho ngo ubaza Emma. Nani lo yashaka kubaza immigration, ese waba waravuganye na Emma kuri computer cyangwa kuri message ya telefone, waba waravuganye na Emma? Kago yego navuganye na talk to Emma. Ese waba warandikiye kuri field office ya immigration, waba waragiye kuri office ya immigration ugenda ujya kubibabaza yego cyangwa hoye, waba warabandikiye se basi? Yes narabandikiye. Okay copy iri hehe? Icyo bakubaza ngo ese wigeze ukora request, electronic request, yego cyangwa hoye. Ariko ni byiza gukora electronic request ko iyo wakoze electronic request baguha nk'ukwezi kwavuga ngo nyuma y'ukwezi kumwe tuzagusubiza, nyuma y'ukwezi kumwe tuzagusubiza. Niko electronic request nyinshi zijya zikorwa gutyo, request cyangwa electronic request. Hari n'ibindi abantu benshi navuze mbere, abantu benshi bakunze gukoresha icyo bita congressional request, kureba congressman cyangwa senator, ukajya kumureba congressman cyangwa congresswoman, ukajya aho ngaho kugira ngo utange ikirego cyawe, ukavuga ngo ndi kubona case yanjye itinze cyane mu bifashe, bakakwandikira icyo bita congressional note, congressional inquiry, bakayohereza bakagusubiza. Ibyo ngibyo babishize hamwe rero ukabizana byose ukabiha lawyer, immigration lawyer avuga ngo okay ndabona ibintu byose byuzuye, rero reka dutangire dukore case. Agakora case. Ushaka kwese iyo wabwiye lawyer iyo case yafata igihe kingana gute kugira ngo ashobore
igisubizo gishobora kuza. Mu by'ukuri bishobora gufata hagati, no kuvuga ibaruwa ushobora kubageraho hagati y'iminsi 2 cyangwa iminsi 3 cyangwa iminsi 4 wenda tuvuge. Icyemezo bashobora kugifata mu gihe cy'icyumweru kimwe cyangwa 2, hano ubwo byafata ukwezi cyangwa n'amezi 2 kugira ngo baguhe igisubizo, ariko batakubaguha igisubizo kimeze neza. Murakoze cyane, nashatse kubabwira cyane kuri iri jambo bita mandamus lawsuit kugira ngo mumenye dosiye yanyu aho ihagaze n'uburyo mushobora kwihutisha dosiye zanyu, kuko turi mu gihe kimeze nabi nkuko nakomeje mbibabwira mu video yashize. Ibintu byo kugenda bacyura abantu ku ngufu birahari, ariko ushobora kurega ukoresha mandamus lawsuit. Kandi nko nabivuze, ntabwo ari immigration yonyine, ishobora kuba DMV, Department of Motor Vehicle, DPS, Department of Public Safety, ishobora kuba IRS, ishobora kuba icyo ari cyo cyose kijyana na guverinoma na leta bawugiriye nabi cyangwa batinze kuguha cyangwa batakoze nkuko bikwiriye. Ushobora gukora lawsuits ukabarega kugira ngo baguhe uburenganzira bwawe. Kandi ikindi mu by'ukuri ntimugire ubwoba, ninkora gutya ninandika gutya dosiye nge barihagarika, ninkora gutya barabihagarika, nimbikora gutya. Hoya, ntugire ikibazo rwose, ubikore, ni uburenganzira bwawe, barabizi, nabo bafite impamvu yindi bakwisobanura ku buryo batagira ikibazo muri ibi ngibi, kuko bazi ko bafite abakozi bakeya, ku buryo nayo yaba ari impamvu yatuma bavuga ngo ikibazo twabikoze ko twari dufite abakozi bake, ariko tugiye kwita ko tuyikora dosiye yawe tuyirangiza ubu ngubu. Nuko bimeze rero. Niba rufite gahunda kuvuga ngo ngiye gusubira muri Afrika kubera asylum yanjye yaratinze, ntabwo bigeze basubiza vuba, cyangwa se ndakora interview, nakoze interview ariko ntabwo bari bampa igisubizo, ntukike intege ngo ufate icyemezo kibi cyatuma ugira ikibazo. Simvuze ngo ngira nabisobanuye muri video y'ubushize, ushobora gusubira iyo usubiye dosiye yawe hanini ishobora kurangira iyo usubiye mu gihugu cyawe. Ariko nimba ushaka kugenda muri Afrika kandi ukongera ukagaruka muri Amerika, nubwo waba ufite asylum muri pending, mubyumve neza, ushobora gukora icyo bita advance parole. Ni ukuvuga ushobora kubona nalo ukavuga ngo nagize ikibazo gikomeye iki n'iki, ndashaka ko mumfasha. Ariko niba dosiye yawe yaratinze, koresha mandamus lawsuit. Ntugire ngo bazagira emotion. Abantu bafite ibintu byinshi bagomba gukora, ntabwo azavuga ngo uriya muntu afite yasize umwana, yasize umugore, wenda umugore afite inda, azabyara gute, bizagenda gute, ninde uzamufasha, afite akana gato gakeneye kubona papa we, gakeneye kubona mama we. Ntabwo emotion nk'izo ngizo ntazo baba bafite, ko nta mwanya bafite kugira ngo batekeze kuri emotion nk'izo ngizo. Icyo ukora wowe, hita ko yihute. Iyo igihe cyarenze ukabandikira kangahe, 2, 3 kangahe gutyo batagusubiza, hita gukora mandamus lawsuit. Shaka umuloya agufashe muri icyo kibazo. Ngira ngo nababwiye ubushizo ko hari aba lawyer ba immigration bahari, saba immigration n'aba lawyer bose. Umuntu wese ushaka umuntu umwunganira mu mategeko, haba ibingibi, haba mandamus lawsuit, haba ibintu bijyanye n'imodoka, haba ibibazo byo mu rugo, haba ibibazo byose wahura nabyo, kukubonerana mu kazi, kukwirukana mu kazi, gutuma utabona amafaranga yawe yuko bakwirukanye mu kazi. Iyo byose bashobora kurenganya ntubibone kuko ntabyuzi, ariko ubu ngura urabimenye. Ushobora gufata umuntu, ni ibintu byoroshye cyane. Ushobora kuvugana nawe uramutse ubishatse, ukoreshe email yanjye. Nkuze gutanga email yanjye kugira ngo umuntu ushaka ko tuvugana nawe abanza nyandikire, nanagize kunyandikira hanyuma tubone kureba ko tuvugana nawe, kugira ngo mu connect n'abantu babishinzwe bashobora kumufasha mu kibazo cye. Hari abantu benshi bakomeje kunyandikira, kandi uko byagenda kose ibisubizo byinshi kuri bibazo byabo kugenda biboneka. Urumva nawe niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ushaka kureba uburyo washaka umuloya wa immigration. Impamvu mvuze ngo ushaka gushaka abaloya, ndi kubwiye ko nakurangira uko bagufasha, nuko ushaka kubona lawyer immigration, ushaka kumubona igihe cyari cyose, ariko basaba amafaranga menshi cyane. Ariko abo ngabo narimo kubwira bose amafaranga make, kandi bakagufasha mu bintu byinshi cyane. Murakoze cyane mwese mwashoboye gukurikira ino video. Ushobora kumenyesha n'abandi, ukaba ino video nawe kugira ngo bashobore kumenya uko ibintu bimeze, badasigara inyuma, kandi nyamara bafite ikibazo. Murakoze, Imana ikomeze barinde mwese, turi kumwe, bye.